Amahoro y'Imana, inshuti abakurikiye umuyoboro Rugigana Kiyonga official. Nongeye kubasuhuza ndagarutse ngo tubane muri uyu mwandiko ngana gitekerezo ku bushuti bwa Warupyisi n'imbwa. Impyisi yarihoreye ibwira imbwa iti, uraze twuzure tunywane. Imbwa irabyemera, biranywana, bikajya bitumirana. Umunsi umwe binywa amayoga kwa Mpyisi, ngo buke binywa amayoga kwa mbwa. Imbwa ibwira ya Mpyisi iti, umunsi napfuye uzampambe, ariko uzampambe iwanjye, nanjye nupfa nzaguhamba iwawe. Umunsi umwe ya mbwa ibwira umugore wayo iti, ubu ngiye kwihwereza, muze gutuma kwa Mpyisi muyibeshye ko napfuye, nimpambira mwicecekere, ntimugire icyo muvuga muyireke. Batuma kuri ya Mpyisi barayibeshya bati, munywanyi wawe yapfuye. Impyisi ikibyumva iraza, maze ihageze yenda igishirira mu ziko, irayotsa iti, urapfupfuye ugende, iby'inshuti biragora. Hanyuma iti, ndajya kuyihamba iwanjye. Baranga, baturibuka ko itarapfa yari yarakubwiye ko utazayihamba ahandi. Ya Mpyisi iriyumvira, bigeze aho iturumbukana ya mbwa, igeze aho batayirora, igenda iyikubita ku mabuye no ku biti, yishwaratura iti, urapfupfuye, urapfupfuye. Iraruha igera imuhira, isiga ya mbwa ku muryango, yinjira mu nzu, ibwira umugore wayo iti, mpimba ugitamu wa mugore we. Imbwa irahaguruka iriruka, igeze ku irembo ibwira ya Mpyisi iti, mbonye urukundo mfitiye shaho we, ibyacu birarangiye, ntituzongera kubana ukundi, nta kunywana n'impyisi koko. Impyisi isigara yumiwe, yakozwe n'ikimwaro, maze urukundo rushiriraho. Imbwa nayo iragenda, ntiyongera gucudika n'impyisi. Nuko urwango rw'imbwa n'impyisi rukomera rutyo, byangana urunuka kugeza n'ubu. Umukunzi w'impyisi niwe irya mbere, ushaka urupfu asoma impyisi. Murakoze, mukomeze mukore subscribe kuri uyu muyoboro, mukomeze kuryoherwa n'imigani nganabitekerezo mu rurimi rw'Ikinyarwanda kinogeye amatwi. Mugira amahoro.